Nta mworozi n'umwe uri muri gurupe y'ubworozi burambye gurupe ya WhatsApp uhura n'ikibazo nk'iki ngiki. Urazibona izi nkoko zatangiye kwatakwa n'indwara zigiye zitandukanye. Ibi ngibi umuntu uri muri iyo gurupe, ibi byarangije kuba amateka kuri we. Ubworozi bwe burimo buragenda neza, nta kibazo na kimwe kijyanye n'indwara cyangwa se ubuzima bubi kigaragara muri famu ye. Ese ibyo byose ni ukubera iki? Iyi gurupe ubworozi burambye gurupe ya WhatsApp ni gurupe igizwe n'aborozi, abaveterineri, abajyanama mu bworozi ndetse na bamwe bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'amatungo hano mu Rwanda, East African ndetse muri Afurika yose muri rusange. Ese habura iki ngo nawe ujye muri iyo gurupe y'aborozi? Ahawe ikaze rero muri iki kiganiro. Yewe uri umuntu ukunda ubworozi cyangwa se ukaba ukora ubworozi ukaba utari muri no gurupe ya WhatsApp, reka nkubwire ngo hari ikintu kinini cyane urimo urahomba. Ese wabikora ute ngo winjire muri gurupe y'aborozi nawe wisange hamwe n'aborozi bagenzi bawe hahandi uzirinda ibihombo? Ku musozo w'iyi video ndaza kukwereka uburyo wakifashisha ukinjira muri no gurupe y'abandi borozi. Ahawe ikaze rero muri iki kiganiro. Kumwe nanjye Hagenimana Fabien muri no video ngiye kubagezaho ijyanye n'uko wakorora inkoko ya dendo, ubuzima bwa dendo kuva ivutse kugeza nibura ku mezi 8, ubuzima bw'inkoko ya dendo kuva ku mushwi, kuva ku igi ukagera ku nkoko iri guturaga cyangwa se itanga umusaruro. Mu by'ukuri mu busanzwe izi nkoko ni inkoko ishobora gutera amagi ikanayararira. Iyo tugeze ku gihe cyo kurarira rero, izi nkoko ntabwo iraririra iminsi 21 nk'inkoko zisanzwe, yo irarira igihe kirekire ugereranyije n'inkoko zisanzwe. Kuko iyi ngiyi ya dendo yo irarira iminsi 28, wakoresha imashini cyangwa inkoko nyirizina ni iminsi 28. Utazisanga rero uri umworozi utangiye kuzorora bwa mbere ikakubita umunsi 21 n'ibiri n'eshatu n'eshanu ukagira ngo wayihaye amahuri. Hoya, icyo ntabwo aricyo kibazo, ahubwo nuko yari itari yakageza ku munsi wa nyawo wo guturaga. Reka mbahe ikaze rero muri iki kiganiro. Nk'uko twabivuzeho, insanganyamatsiko y'uno munsi ni ukumenya buri kwezi inkoko imaze ivutse ibingana ite. Uhawe ikaze rero muri iki kiganiro, muri kumwe na Fabien nk'ibisanzwe. Ku munsi wa mbere iyi nkoko ivuka ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. Urumva ko ugereranyije n'inkoko zisanzwe ikubye inshuro zingahe. Icyo gihe ibitangiye brooding stage, ariho uyitaho uyihereza ubushyuhe bwagenwe nk'uko twabibonye muri video yabanje ivuga uburyo bwiza wakoresha ukita ku mishwi ya dendo ikarinda icuka idapfuye. Iyo video wewe utarayirebye wayisanga kuri no channel iriho ukayireba. Mu cyumweru cya kabiri rero urabona ingano imishwi yacu ibimaze kuba ihagaze. Nk'uko uri kubibona ino mishwi yacu irimo kumera amoya n'amababa neza, ndetse no mu kurya urabona ko isigaye ifite apeti mu kuba yafata buranda cyangwa se ibindi biryo ihereza muri stage ya mbere. Mu cyumweru cya gatatu rero urazibona ino mishwi ibimaze kumera amababa n'imirizo, ariko murimo murabibona aha hantu hiri kumwe n'amasaso ndetse n'amakoroyirazi. Urabona ko saso na koroyirazi zisumbya amababa mu mikurire yazo, bivuze ngo isigara inyuma ugereranyije n'izi nkoko zindi zisanzwe. Ni nabyo bikubwira ko nk'uko nawe babwiye muri WhatsApp, abantu tubana muri groupe ya WhatsApp bafite ibi bintu tuvuga hano baba bafiteho ubumenyi kuko tuba twarabiganiriyeho mbere. Yewe uri umworozi rero nawe ngwibutsa kujya muri groupe ya WhatsApp y'abandi borozi. Nk'uko nari babwiye rero, saso brooding yayo imara ukwezi konyine, ariko dendo kugira ngo ibicutse biyisaba ko imara amezi 2 yitabwaho muri stage ya brooding. Nk'uko uri kubibona hano, ukwezi kwa mbere kwari gushize izi nkoko zivutse. Reba dendo ingano yazo, uhita ureba n'iyi nkoko ya croiler ingano ifite. Bivuze ngo inkoko ya croiler yarangije stage ya brooding ikaba igeze muri cya cyiciro cya grower, mu gihe dendo yo ikiri muri brooding. Abakeneye kumenya ibijyanye n'uko twita kuri dendo iyi mu gihe ikiri muri brooding, iyi video twarayikoze hano kuri no channel iriho, wazaho ukayireba. Inkoko mu kwezi kwa mbere rero zikaba zisuje ukwezi zivutse, urabona ingano yazo ziracyari za nkoko zo kwitabwaho ahantu hashyushye, ntabwo zari zaba igihe cyo kujyanwa mu kibara kuragirwa.
ubwo ni ukuvuga ngo izi nkoko zijya kuragirwa cyangwa se zikajya ahantu hari ubukonje ari uko zimaze gucuka neza. Mu gihe uramutse uzitwaye mu kibara zinkana gutya zahita zipfa, ari nacyo kibazo aborozi bakunze guhura nacyo. Bo bagira imishwi ya dendo bakayiturutsa mu bwana muri brooding nta kibazo, ikuzuza ukwezi kumwe amezi 2, yagera mu kwezi kwa gatatu, hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kabiri akabona inkoko zaracutse ni nkuru, kuko ngizo urazibona zifite ukwezi n'ibyumweru 3, byumweru 2, ukwezi n'ibyumweru 2. Urabona ukuntu zingana, ziba zimaze kuba nkuru, ziba ziri kwitegura kuva muri kino cyiciro cya brooding kugira zijye mu cyiciro cya gorowa. Ariko n'ahangaha ziracyari muri brooding kuko zisigaje ibyumweru 2 kugira ngo zibe zisoje iki cyiciro. Ari naho aborozi benshi bakunze gukorera amakosa bakibona inkoko ikiva muri brooding, aho kugira ngo bayifate kwa kwezi kwa gatatu ko kuyimenyereza bwa buzima bwo hanze, ihura n'ubukonje, aho izajya mu kibara igahura n'urume, bo bagahita bumva ko kuva zirangije gano mezi 2 bahita bazijyana kuziragira mu kibara. Bibwira ko byanaboherohereza ku bijyanye no kuzigaburira kuko ziba ziri kujya mu kibara zikavayo zihaze, buranda bayihereza ikaba nkeya cyane ugereranyije n'ibisanzwe. Ariko reka nkubwire nk'umworozi ushaka gukora ibintu kinyamwuga, icyo gihe uba uri kwibeshya rwose, cyane ko abenshi babigerageje kubikora. Inkoko zabo bazisohoraga ziva mu rugo mu gihe batangiye kuzijyana hamwe n'izindi cyangwa se mu kibara, iyo mishwi akenshi niho ikunze guhura n'ikibazo cyo gupfa. Reka nkubwire ngo wowe rero wamenye isoko y'ubworozi, aya makosa ntabwo uzongera kuyagwamo. Imishwi yacu rero hano ikaba imaze ibyumweru 10, bivuze ngo ni amezi 2 n'ibyumweru 2. Urabona ingano yazo, izi ni za nkoko nakubwiye ko ziba zimaze gucuka, aho njya mbabwira kuri WhatsApp n'ahandi duhurira, nkababwira ko uno mushwi umaze gucuka neza uba uhagaze ku gaciro kangana hagati y'ibihumbi 8 kugera ku bihumbi 18. Ahangaha rero iyi mishwi imaze ibyumweru 12 uba uhagaze hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12, ntabwo buragera ku bihumbi 18. Turakomeza uko video igenda yegera imbere, nzambere kuno mushwi ugenda ukura buri kwezi, nanakubwira igiciro uzajya urabugezemo. Ahangaha rero iyi nkoko iba yemerewe noneho kujya kuragirwa, ariko ukayirinda nanone kuyinyagiza kuko zino nkoko zizirana n'ubukonje. Hari mugenzi wacu watubajije ikibazo, ndaza kumukorera video ikurikiraho, ndaza kubibakorera kuko we n'ubundi twarakimusubije kuko yakiwutubarije WhatsApp muri groupe y'aborozi. Ariko wowe mushya utari wagera muri groupe, ndaza gukora video nshyiramo uko twamusubije. Yari yatubwiye ko afite imishwi 24, yavukishijwe imishwi 24, imaze gucuka, imaze amezi 2 ayisohoye, imwe ihita ipfa, asigaranamo imishwi 18. Akisohora itararenza n'ibyumweru 2 ayisohoye itangira gupfa. Uko twamusubije uraza kubyumva muri video ikurikira. Hano murabona ko inkoko zacu zimaze ibyumweru 14, nkuko nabasezeranyije. Turazamukana iyi video mbereka inkoko umunsi ku munsi kugenda ibingana n'igihe ibimaze. Hano bari kugenda byandika, izi zikaba zimaze ibyumweru 14 zivutse. Kuri ibyumweru 14 rero bivuze ngo zuzuje amezi 3. Amezi 3 iyi nkoko noneho nibwo ibihagaze k'agaciro navugaga, hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 18. Iyi nkoko ku bihumbi 18 kuyishyura ayo mafaranga nta gihendo kirimo. Izi ni inkoko nziza nkuko nababwiye. Mu busanzwe iyo ushatse ufite utuye ahantu nibura mu cyaro, kuko mu mujyi byagorana ko wabona ahantu hari ibisambu, utuye mu cyaro uzijyana mu kibara ukaziragira nk'uragira ihene. Waziragira 2 ku munsi, mu gitondo na nyuma ya saa sita, kuko ni inkoko zirisha zikava mu kibara zihaze, ubona ko ibondo ryegutse. Reka dukomeze rero n'inkoko yacu ikaba imaze amezi 18. Reka ngwereke noneho ingano yayo ku mezi 18 uko iba ingana. Urayibona hano dufitemo inkoko 2 za dendo, harimo isake y'umweru n'inkokokazi y'umukara. Wowe utazi rero ngo isake biteye ite n'inkokokazi bitanira he, ugiye mubikwereka ubirebere ku masura yazo abigaragara. Ariko izi ni inkoko nziza, inkoko ndende nini cyane, kandi ubona ko ifite igikuriro cyo ko izaba nini ugereranyije n'izi zindi nkoko zavukanye. Urazibona hano harimo inkoko z'amakoroyira zavukiye rimwe, uwo twatangiranye ino video yagiye abibona zizamuka mu mikurire.
nk'uko mva mbikubwiye rero, reka nzikwereke neza urebe isake ukuntu iba iteye ku miterere yayo, ndetse urebe n'inkokokazi. Isake ni imwe, iyi ngiyi y'umweru, reka nzegeze hino urebe, iyi y'umweru niyo sake, iyi y'umukara ni inkokokazi. Ku bantu basobanukiwe, ziba zifite itandukaniro rigaragara ku birokoroko, ku miterere y'aya moya yayo. Inkokokazi akenshi ntabwo uzabona isake y'umukara ifitemo ku musozo w'amoya yayo ngaha mu gatuza ukabonamo utuntu tw'umweru, urayibona. Iyi ni inkokokazi, ku birokoroko bwabyo naho biba ubibona bigaragara. Aha ngaha rero tumaze ibyumweru 20 izi nkoko zivutse. Izi nkoko ku byumweru 20 bivuze ngo ni amezi 3 n'ibyumweru 2. Iyi nkoko rero nk'uko nababwiye ngo inkoko ya dendo y'isake umushwi ushobora kuba wagura ibihumbi 25. Abenshi bumvaga ari ibintu bidasanzwe kumva umushwi, ubwo ni ku bantu bashyashya mu bworozi bwa dendo, bumvaga inkoko y'umushwi ngo ibihumbi 25 bakumva ntabwo bibaho. Iyi nkoko iba ikibarwa mu mishwi, ariko imishwi itandukanye nayo igira ibyiciro. Hari imishwi yira mitoya, hakaza n'iyi mishwi mikuru. Iyi mikuru bajya bazita ibishugi, bazita ngo ni umushwi ariko uri mu cyiciro cy'ibishugi. Iyi ngiyi rero niyo usanga ihagaze hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 25, iba ikiri imishwi. Urayibona rero ku mezi 3 n'igice niho izi nkoko zacu zigeze mu mikurire yazo. Izi ni inkoko twareze tuzitoza gukura zisangira n'izindi nkoko zisanzwe. Urimo urabibona, harimo imbata, harimo broiler, harimo amakanga. Zose ni inkoko zariranywe, bivuze ngo zamenyeranye n'izindi, zabana zigasangira, zikarara hamwe, zikirirwana, zigatora hamwe nta kibazo, ntihagire ibangamira izindi ngo izitinye cyangwa se ngo ibe yazirwanya. Urabona ngiyi nkoko ni isake irimo iraniga gushonda, bivuze ngo mu mezi ari imbere agera muri 3 asigaye ngo izi nkoko zibe zigeze igihe cyo gutera, kuko uyu nkoko ya dendo hagati y'amezi 6 na 7 itangira gutera. Iyi nkoko ko iri gushonda, iyi ni inkokokazi. Noneho ahangaha tukaba turi ku cyumweru cya 26, bivuze ngo ni amezi 4 n'igice aruzuye, harabura ukwezi n'igice ngo itangire gutera. Inkokokazi urabona ukuntu ingana, noneho ubwayo nayo urabona isayizi yayo ukuntu iba ingana. Aba ari inkoko nkuru kandi nini, bigaragara ko ari inkoko yabayeho neza. Isake nayo yayo urimo urayibona, ntabwo yari yagera igihe cyo kuzana ikirokoroko. Izi sake ngwibutse ko iyi nkoko y'idendo y'isake ikuze, ni ukuvuga imaze nk'amezi 7-8 kuzamura, izana icyitwa uburoso. Ku gatuza kayo hari ahantu haza akaroso cyangwa se uburoso bukomeye bumeze nka buno bw'inkweto. Ku bantu bashyashya nibwo ndi kubwira aho abantu basanzwe bazizi bo barabizi, utabizi ansange WhatsApp muri groupe, mbwiremo amafoto y'isake ikuze ukuntu iba iteye, n'isake ikiri ntoya ukuntu iba iteye mu miterere y'umubiri. Ndaza kubaha amafoto, ndayafite kuri telefone. Dukomeze rero n'ubuzima bwacu ku nkoko zacu za dendo, turacyari kwiga ku nkoko. Ku giciro rero izi nkoko zihagaze ku mezi 4 n'igice, aha ni hahandi uzasanga inkoko ya dendo baguca amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 32. Iyi nkoko rwose ibihumbi 32 yaba ari inkoko witayeho neza, ikagendana n'imikurire, uyigaburira ibiryo bifite intungamubiri zikwiriye nk'uko twabibonye muri video yabanje uko hakita ku nkoko. Iyi nkoko ibigeze igihe cyo kuba yagura amafaranga ibihumbi 33 plus byashoboka. Ku byumweru 32 ariho usanga ya mezi yo gutera yarageze. Inkokokazi yacu urayibona noneho yaraturaze, yararateye, irararira, iranaturaga. Urabibona ko umusaruro utangiye kuboneka. Bivuze ngo hano murabona ko ino nkoko ifite imishwi 6-7. Umushwi umwe turamutse tuhaye amafaranga ibihumbi 5 nababwiraga ku mushwi ukivuka muto, ufashe ibihumbi 5 ugakuba n'iyi mishwi 6,
nawe urumva amafaranga yaba arimo. Iki ni cya gihe cy'inyungu kuri wa mworozi. Nyuma yaho rero amasake yawe nawe aba yarakomeje gukura, n'ubundi ntago ahagarara, urugendo rwo gukura ruba rugikomeje. Isake zawe rero nazo zirakomeza. Ubu ngubu tukaba tugeze cya gihe cyo kubajyana isake yawe ku isoko, cyangwa se ugakomeza ukayorora. Uvuze ngo ukomeje kuyorora, n'ubundi niyo amafaranga uba ukumye kugenda udivelopa gake gake, umunsi ku munsi, ibigumya kugenda ikura, ari nako izamuka izamuka mu biro. Buri isake ko nayo babwiye ishobora kuva ku biro 15, 18 ikagera ku biro 20 na 28. N'izi sake ubona hano z'umukara ni isake zimaze amezi 9, kuko byanababwiraga ngo isake imaze gukura cyane izana uburoso. Urabona ko zifite uburoso, nureba hano ahagana mu gatuza, cyane kuri izi z'imyeru nizo bigaragara, urabonamo akantu k'ibara ry'umukara. Ubwo buriya ni bwa buroso navugaga isake ikuze izana. Gusa nongere nibutse wowe utari wajya muri groupe y'aborozi ya WhatsApp ko hari ibintu byinshi ukirimo urahomba, kuko ngibi bintu tubabwira hano kuri video, yego muza muri comment mukatubwira tuzadukorera iki n'iki gutya na gutya nkagikora, ariko iyo uri kuri WhatsApp urakitubwira directly, ukitubaza tugusubiza, ubaza tugusubiza ku bijyanye n'ubworozi bwawe. Waba worora inkoko za dendo, imbata, broiler, iza brown n'izindi zose tuzivugaho, cyane ko dufite groupe yuzuyemo aborozi batandukanye bafite experience mu bworozi, tukagiramo abaveterineri, tukagiramo n'abarimu nkanjye nka Engineer Modeste, abaveterineri ba Jackson n'abandi bose. Hari n'abandi bashya ngiye guteguza bakazaza kuduha ibiganiro mo hariya. Hari mu veterineri ukora mu bintu byo gutunganya amasazi, black fly cyangwa se BCF, nawe namusabye ko yazaza akaduha ikiganiro kijyanye n'ukuntu zitabwaho, ukuntu zikorwamo ibiryo by'amatungo. Reka ngusabe rero nawe rero uvayo hano muri iyo groupe ya WhatsApp. Reka ngubwire ngo jya muri description y'ino video, urasangamo link ya WhatsApp, ukore join kugira ngo ayo masomo dutangira kuri WhatsApp nayo ujye uyabonaho hamwe n'abandi borozi, ndetse unayagiremo uruhare. Reka ngubwire rero uhawe ikaze muri iyo groupe ya WhatsApp. Reka nshimire nawe wakoze subscribe hano ku isoko y'ubworozi cyangwa se kuri MIF Farm. Uri umuntu w'agaciro kuba warakoze kuri iyo buto ya subscribe. Turagushimiye rero kuba wariyandikishije kuri ino channel nk'umuntu uyikurikira. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibahe umugisha mu kazi mukora. Ciao ciao, mwari kumwe nanjye Fabien, umunyarwanda wiyemeje kujya ntanga inama n'ubumenyi, tureba ko twazamura ireme ry'ubworozi muri Afurika muri rusange. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.